Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza kandi cyuje umugisha kuri mwe mwese bene data dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2025 iragira iti: Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, reka mbanze mbaririmbire indirimbo y'igihimbano cy'umwuka igira iti: Mwami Imana yacu waraturinze. Yawe
wabanye natwe mu bibazo udukiza inguzi n'amara utugira itabaza mu mahanga mwami turabishimiye tukweretse imitima yacu igihora iguciye tumenye ko ari wowe mucunguzi u Rwanda ruguhimbaze tumenye ko ari wowe mucunguzi haleluya u Rwanda ruguhimbaze ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe Yesu haleluya ishimwe ryawe ishimwe ryawe ishimwe ryawe Yesu haleluya haleluya ishimwe ni rya Yesu ishimwe ni rya data ishimwe ni ry'Imana ishimwe ni ryayo yo yaturinze mwaka watambutse ikaturindana n'abacu ikaturindana n'imiryango Imana yacu yabaye mu ruhande rwacu bene data Imana yaradufashije ibibazo byose ingorane zose ibyatwirukagaho byose Imana yabiroshye mu nyanja itukura reka dusome ijambo ry'Imana twihuse dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 20:13 haravuga ngo nimuririmbire Uwiteka mumuhimbarize kuko yarokoye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi dusome nanone mu gitabo cyo kuva igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze kuri 4 haravuga ngo indirimbo ya Mose maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja Uwiteka n'imbaraga zanjye ni indirimbo yanjye ampindukiye agakiza uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza niyo Mana ya data nanjye ndayishyira hejuru Uwiteka n'intwari mu ntambara Uwiteka niryo zina rye amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja abatwara imitwe yatoranyije barengewe n'inyanja itukura Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro bene data dufite amashimwe yuko umwaka ushize Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja hari umugani ugira uti ukize inkuba arayiganira umwaka wa 2024 wari urimo ibyaguhigaga byinshi bikwirukankaho ngo biwugutsindemo ubukene uburwayi intambara guhagurukirwa n'imiryango n'umugabo cyangwa se umugore abana n'ibindi nkuko Abisirayeli nabo bageze ku nyanja itukura byari bayobeye niko nawe umwaka ushize byakuyobeye ariko usenga Imana irakurengera ibitero ntibyakugeraho ahubwo birokera mu nyanja bitakugezeho nibwo Mose n'Abisirayeli buzuye amashimwe baririmbira Uwiteka ni ngombwa ko natwe mu gihe dufite amashimwe tugomba kwiririmbira tukagaragaza amashimwe n'amarangamutima yacu Imana yacu ikunda amashimwe Imana yacu ntabwo irya ibiryo nk'ibyo turya ahubwo irya amashimwe rero birakwiye ko Imana tuyiririmbira Imana tukayivuga tukayihamya uko yabigenje nk'uko iri jambo ritubwiye Uwiteka n'imbaraga zacu n'indirimbo yacu niwe udushoboza akaturinda ibyo byose Imana rero yaturengeye ikatutabara birakwiye ko tuyiririmbira muri iyi minsi ni iminsi y'amashimwe bene data ijambo ry'Imana ridukangurira rero kuzirikana ineza y'Imana tugahora duha agaciro imirimo itangaza yakoze mbese ntabyo Imana yaroshye mu nyanja
nta Farawo n'ingabo ze umwaka ushize wabonye Imana yaroshye mu nyanja. Cyo rero ngaho fata umwanya uyishimire kandi utange n'ituro ry'ishimwe. Imana y'amahoro ikomeze kudufasha no kutugira neza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko umwaka ushize waturengeye, ingabo za Farawo zose ukaziroha mu nyanja. N'uyu mwaka uzatugire neza, uzakomeze uzirohe mu nyanja. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na mwene so nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire M.Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubagira neza, mugire umunsi mwiza n'akazi keza.